Imana yahumurije bansabye kwigisha reading with prayer cyangwa se kuyobora dusenga. Ni teme nziza cyane, nayitekerejeho kenshi, ariko n'ubundi kuyobora udasenga ni ugutana ukayobya n'abandi. Ubundi umuyobozi muzima agomba kuyobora asenga, kuko tuyobora uko tuyoborwa. Iyo twiyoboye rero turatana, narangiza tukayobya abandi. Ndavuga umuyobozi usenga n'uzi Imana. Ni imyangire imwe twafashe n'abayobozi basenga bazi Imana. Rero nagira ngo hari ibyanditswe ngira ngo abandike Yakobo 5:16, Abaroma 8:14, Imigani 3:5-6, Abafilipi 4:6-7, Efeso 2:10, Philippiens 4:6-7, Abafilipi 4:6-7, Abefeso igice cya 2:10, Abakorinto ba kabiri igice cya 10:3-5, Abefeso 6:18, Yeremiya 33:3, Zaburi 32:8, 32:8, Yeremiya 33:3, Zaburi 32:8, Yeremiya 22:3, Nehemiya igice cya mbere 4:4-6. Nehemiya igice cya mbere 4:4-6. Jeremie 22:30. Rero turangiriza kuri iri jambo ryo mu Efeso igice cya 2:10, kuvuga ngo kuko turabo yaremye twemera imirimo myiza muri Kristo Yesu, n'Imana yiteguye kuva kera ngo tuyigendane. Ntabwo rero turi impamo, nta muntu n'umwe uriho kumwe, ahubwo turabo Imana yaremye, duteganije imirimo myiza muri Kristo Yesu, no mu gihe gikwiriye tuyigenderamo. Iyo dutangiye kuyobora rero, kuyobora ntabwo navuga ko ubuyobozi ari ubwo umuntu yafashe umwanya mu buyobozi runaka muri polisi runaka. Dutangirira twiyobora. Umuntu amaze kumenya ubwenge, buri muntu wese ni umuyobozi. Iyo wiyoboye neza, uyobora n'abo ushinzwe neza, ari umuryango, ari umurimo, ari itorero, kuri level yose. Icyo dutandukaniyeho ni level zose, ariko buri muntu wese ni umuyobozi, kuko dutangira kuyobora ubugingo bwacu. Rero tuyoboye ubugingo bwacu neza, tuyobora n'imiryango yacu neza, tukayobora imirimo yacu neza, tukayobora umurimo dushinzwe uwo ari wo wose kuri level iyo ari yo yose, tukayobora neza kuko twabanje kuyobora ubugingo bwacu neza. Ijambo ry'Imana rero rikavuga ngo mu Baroma igice cya 8:14, ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abana b'Imana ubundi bagomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Iyo utayobowe n'umwuka w'Imana ni uko utashatse Imana ngo ikuyobore. Imana ntabwo idutegeka, ishaka ko tuza twishaka, bayishaka ikatwiyereka. Bankunda kandi abashakana umwete bazambona, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Yeremiya igice cya 29:13, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose.
muzagenda munsenga kandi nanjye nzabumvira, ndabatwemera rwose ko nzabatumvira. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Tugomba gushaka Imana mbere na mbere nk'abana b'Imana. Umwuka w'Imana ari muri twebwe, kandi ubwo turi abana b'Imana. Abana b'Imana nuko twakiriye Kristo. Twakiriye Kristo akabera umwami n'umucunguzi, aba uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana, ukaba umuragwa, ukaba umuraganwa na Kristo, ukayoborwa na Kristo, ukayoborwa n'umwuka w'Imana, noneho ugakora ibyo Imana ishaka. Ariko ibyo byose ubikora kuko Imana wayishatse, wayegereye. Ntabwo ngo ufate ku ngufu ngo ndashaka kuyobora. Oya, ahubwo niyo tuyishatse iratwumva, ikatuyobora, kandi ikatuyobora neza, ituyobora inaduhishurira ibyo tutazi. Yadusezeranije ko nanone muri Zaburi 32 umurongo wa 8 uvuga ngo nzakwigisha mbereka inzira unyuramo, nzakugira inama kandi ijisho ryanjye rizaguhoraho. Imana iratwemeza neza ko ishaka kutwigisha, ko hari byinshi tutazi, ishaka kutwigisha. Nk'umuyobozi rero ugomba kwemera kwiga. Ibyo nanone ni ugushaka Imana. Ugomba kwemera kwiga, kwemera kuyoborwa, kwemera kugirwa inama, kwemera kandi gushaka Imana kugira ngo ijisho ryayo rikubeho. Niba urabona Imana itwigije ntabwo twababaza, Imana ituyoboye ntabwo twatana, Imana itugiriye inama ntitwakora amafuti, kandi tuyishatse ijisho ryayo rikaduhoraho, ntisinzira cyangwa ihunikire. Niyo garanti ikomeye cyane. Iri jambo ndarikunda cyane, saba Imana ngo inyigishe, inyobore, ingire inama, ijisho ryayo rimporeho, kuko ntisinzira cyangwa ihunikire. Ushobora kugira bodyguard cyangwa inshuti nyinshi cyangwa abakurinda, ariko barasinzira. Ushobora kugira inshuti ariko nazo zishobora kugira amakosa, ariko Imana izi byose, ibera hose icyarimwe, nta kiyisoba, irabizi byose. Rero kugira Imana, ukagira Imana nk'umujyanama, kugira Imana nk'umuyobozi, kugira Imana nk'umurinzi, rwose nta kintu tugiye ngibyo. Rero kutabikora ni ukunyagwa zigahera, kutabikora ni igihombo gikomeye cyane. Rero kuyobora abantu utayobowe n'Imana, wowe uba wayobye nabo ukabayobya. Kandi wowe ntabwo ibyo utikorera ari byo wakorera abandi. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Noneho kuyobora rero, nanone mu buyobozi hari challenges nyinshi, hari ibiduhinyuza byinshi, habamo ugomba gufata ibyemezo, ingamba mugomba gufata. Ibintu ntabwo wayobora abantu mu buryo udasobanukiwe no gusobanukirwa. Ariko ijambo ry'Imana none riratubwira ngo mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 17, uko Pawulo yasengeraga Abefeso, ndagasabira ngo Imana umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasenga, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurira, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu ahweze, mumenye ibyo mwizezwa n'iyabahamagaye, nimwe n'ubwinshi bw'ubwiza bw'ibyaraga abera, n'imbaraga zayo zitagira akagero iziha twebwe abayizera. Urumva rero Imana ntabwo itugira inama gusa, iranaduhishurira, ikanaduha n'ubwenge. Ubundi ubwenge hano ntabwo bisobanuka neza mu Kinyarwanda, ariko wisdom, hari ubwenge ngo kanakaza ubwenge kuko yize cyane, ariko hari n'ubwenge, ubwo ni ubumenyi. Mu ishuri dushakamo ubumenyi, tukagira experience, tukamenya igira ubumenyi, ariko wisdom ni ikindi, ni capacity Imana itanga yo gusolvinga ibibazo, yo gukemura ibibazo. Kwa kundi Salomo yabonye abagore 2 barwanira umwana umwe, aravuga ati, asaba Imana yaramuhaye ubwenge, aravuga ati muzane inkota mugabanyemo 2, umwe afata igice undi afata igice. Nyiri umwana aravuga ati kubera impuhwe atereka reka n'umuhamujyana, ati niwe nyiri umwana. Ibyo ngibyo ntabwo wabyigira mu ishuri. Ubwenge buva ku Mana itanga, kandi ikabuha abayishaka. Rero mu buyobozi, nk'umuyobozi, nk'abayobozi tuba tugomba gufata ibyemezo, tuba tugomba
kuyobora abantu, hari ibibazo tuba tugomba gukemura, habamo na opposition, habamo na challenges n'ibitugora n'ibiduhinyuza byinshi, kugira ngo dushobore kubikemura nuko dushaka Imana. Umuyobozi muzima wese agomba gushaka Imana, kandi ahandi yayishakira atari ugusenga. Ugusenga ni ukuganira n'Imana, kwisaba ngo ize muri situation turimo iyo ari yo yose, noneho dushoboze kuyivamo neza. Rero Imana kandi iratubwira muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 ngo ushaka ubwenge nabusaba Imana agira hadusamira. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Igice cya mbere umurongo wa 5. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe uzi ubwenge abusabe Imana abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Wese nta bivanye muri bose uzahise ubwenge wese ngo izamuha itishama, abantu bose nka buri wese wisaba. Haleluya. Rero Imana ishaka ko tuyobora twisaba ubwenge nubwo gukemura ibibazo duhura nabyo mu buyobozi bwose. Ibibazo byo ni byinshi abantu bahura nabyo mu buyobozi, kandi kugira ngo bikemure ntabwo harwo abantu bashobora kubikemuriraho cyangwa kubikoresha ubwenge bwabo, ariko ijambo ry'Imana tugirwa inama yo kwitonda ntituyoborane amarangamutima, kuko akenshi amarangamutima niyo usanga apushinga abantu. Iyo umuntu akubwiye ikintu yenda ukarakara cyangwa se ukumva mudahuje, urashaka kureakitinga ubundi ushobora no gusenga utavuze. Ushobora kuza mu nama, ijambo ry'Imana ratubwira mu Batesalonika ba mbere igice cya 5 mu wa 17 musenge ubudasiba. Prayer and season. Iri jambo naritekerejeho cyane, noneho Imana yasobanuye. Gusenga ubutitsa, gusenga ubudasiba ntabwo ari uguhora mu cyumba cy'amasengesho. Oya. Umuntu n'umwuka afite ubugingo, akaba mu mubiri. Imirimo myinshi tuyikorera mu mubiri, dukoresha ubwenge n'umubiri n'igikoresho, ariko umwuka wacu ubereho gusabana n'Imana. Umwuka wacu ntuyobora inama, umwuka wacu tutwara imodoka, umwuka wacu nta n'ubwo usinzira. Ushobora no gusenga usinzira, byari ngaho Adamu akambwira ati usenga ugasenga usengera igihugu, usengera itorero, ngira ngo mwebwe mumburabonye. Akandi basengaga neza rwose rero namaze gusobanukirwa ko no gusetinga umwuka wawe ugiye kuryama ukavuga Imana ndashaka gusabana nawe nubwo naba ndyamye, nubwo naba nsinziriye. Ugatwara imodoka ukayobora inama usenga, ugatwara imodoka usenga, ugafata umwanya uri kumwe n'abantu hano ugasenga, ariko umwuka wacu ugomba kuba uhora akomeje n'Imana. Ugira icyo tubwira tugacyumva. Nehemiya umwami yaramubajije ati ngicyo nagufasha iki? Aravuga ngo ndasenga, ariko yari ari imbere y'Imana, ntabwo yasenga. Ubwo yasengeye mu mutima, noneho abona gusubiza umwana. Rero ibyo dukora byose tukabikora dusenga, kuko gusenga no gusabana n'Imana, kandi gusabana n'Imana ntabwo ari ngombwa kuvuga gusa, hari ibintu tuvuga, ariko hari n'igihe dusabana n'Imana ducecetse. Ushobora gusenga ucecetse, ushobora gusenga uvuga, ushobora gusenga uryamye, ushobora gusenga ugenda. Rero mu gihe uyoboye inama wasenga uburyo amarangamutima atari kuyobora. Warakara, ijambo ry'Imana nurakara ntugucumure. Ubu abenshi ararakara mu manama bagafata ibyemezo,
niba urakaye senga cyangwa uceceke, niba urakaye ceceke, niba ubabaye senga, niba wishimye himbaza Imana. Amarangamutima ni igihe gikomeye cyane. Aho ni ahantu abantu benshi bakorera amakosa. Wishimye cyane cyangwa ubabaye cyangwa warakaye, Satani aba ari hafi yawe, gutya hafi kabisa, niwe uri hafi niwe ugukoresha icyo gihe. Nurakara uceceke, kuko ijambo ry'Imana nabonye ngo mwirinde ibisindisha. Abo tujyana ibisindisha n'inzoga gusa. Umujinya urasindisha cyane. Uzabe umuntu warakaye ukuntu aba ameze. Urashobora kugenda yivugisha mu nzira yarakaye, akubita ibintu, aba yasinze. Hariya rero umwanzi aba ari hafi kumugira ibyo akora. Cyangwa abantu uzareba abantu batongana. Iyo abantu batongana usanga umwe hari ahantu avoma igikombe, agashaka ikintu cyamubaza cyane akakimubwira. Basa n'abasinze. Rero ngo nurakara ntugacunge. Ufite urakaye ntushaka guceceka. Ari mu rugo, ari mu kazi, nurakara zipiti kabisa, ntukagire icyo uvuga. Icyo uzaba cyose kizapromuhera kabisa. Niwe aba uri hafi gufiringa ibitekerezo byawe. Rero mu nama, niba ari inama ufite, niba uri mu uyobora, hari ibishobora kukurakaza, ni byinshi birakaza. Hari ubwo umwanzi atera akarakaza, bakurakaza bigira gute, nushaka guceceka, ahubwo usenge. Niba kandi ubabaye, n'agahinda nako karasindisha cyane. Urabona umuntu ufite agahinda, ushobora gusanga yitotomba, yivugisha wenyine, usanga ameze yarasinze cyane. Nabwo nubabara, niba ufite agahinda, senga, usanga Imana, usenge ubuhumure. Ntugajye ufata decision n'imwe ubabara. Ari mu rugo, ari mu kazi, ari mu itorero, aho ufite kuyobora hose, cyangwa niba utaba uyobora no kuyobora ubwawe warakaye, ibyo wenda kwifatira ibyemezo ubabaye. Ikindi, niba wishimye cyane, nabwo wirinde gufata ibyemezo, wirinde gufata decision. Kuko naho umwanzi arakwegera akabikoresha. Umuntu wishimye cyane nawe hari umugabo wo muri Congo, Papa Steve waramuzi, Shoregemere, yaciye abanyekongo umugani muri conference nationale, aravuga ngo umusinzi w'amata arusha isi. Ntabwo babisobanukiwe. Umusinzi w'amata arusha isi. Ni uwo mu murengwe usindisha kurusha inzoga. Umuntu warenzwe ashobora gukora ibintu bigiye. Herode yararenzwe arishima, avuga ngo musaba icyo ushaka cyose, abwira Herode. Amwe agashaka umutwe wa Yohana umubatiza. Nyina wa Herode yaramubwira ngo namusaba umutwe wa Yohana. Byose byaturutse ku murenge wa Herode. Musaba icyo ushaka cyose. Abantu bishimye ugasanga baraga izo badafite, baravuga ibintu bazaregreta ejo. Ni igihe cyo kwitonda. Wishimye cyane, shima Imana, ijambo ry'Imana. Rero muri ibi bihe byose uyobora, wirinde kuyoborwa n'amarangamutima, ahubwo uyoborwe n'umwuka w'Imana. Witondere gufata ibyemezo, ahubwo ubaze Imana, uyoborwe n'umwuka w'Imana, kuko uri umwana w'Imana. Haleluya. Ikindi cyo mvuga ni gusenga. Kuko iyo twegereye Imana, dusomere Imigani 3:5-6. Imigani 3, umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 avuga ngo
wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Aho kwishingikiriza ku bwenge bwawe, ahubwo wizere Imana umutima wawe wose, ntizajye kuyobora mu byo ukora byose. Imana, hari ubwo abantu benshi biranga bashaka kugendera muri experience kandi situation zose ntabwo ari zimwe, bagendera muri experience, ndabizi narabibayemo n'ibyo bitoya. Ahubwo usaba Imana igiye uyobore, kugira ngo ushobore kuyobora uyobora neza kandi utabahutaje, ikugira inama Imana ikugiriye iba ariyo nama ikwiriye, iyo nama ikwiriye mu gihe gikwiriye. Kuko ushobora gufata situation ya kera ugashaka kubisanisha n'iy'ubu, ugasanga watanye wahaze ntaho ruri. Ariko Imana yo ari Imana nyir'ibihe, izi ibihe byose, izi sezo zose, ikugira inama ukayobora nk'uko ishaka, kuko n'abantu uyobora ni abayo, nawe uri uwayo. Rero ugasanga Imana ariyo ishobora kuyobora. Kandi ikindi ni uko nashaka kuvuga ni uko nasobanukiwe yuko ubuyobozi bubamo season, izo seasons, muri izo seasons usenga mu buryo butandukanye. Hari igihe uba ukeneye, hari ibyo usaba Imana, uyobora kampani, uyobora igihugu, uyobora itorero, hari amasengesho yo gusaba, yo gusenga Imana, petitions. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Bafilipi igice cya kane umurongo wa gatandatu kugeza ku wa karindwi, ntimukagire icyo mwiganyira, ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mumwingingiye kandi mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose n'umuntu yamenya, azahindura imitima yanyu n'ibyo mwibwira byose muri Kristo Yesu. Rero hari season yo gusaba, muri prayer request dufite gahunda dufite, turabyereka Imana, turumvikana, wowe urayobora, ariko ni byiza ko abo uyoboye muba mu mwuka umwe mugasenga, kuko hari ubwo ntabwo ari gusenga wenyine gusa, ahubwo ugomba gushishikariza nawe uyoboye gusenga, kugira ngo mube mu mwuka umwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri muri mwe bahuze umutima mu isi wo icyo basaba cyose baragikorera na Data wo mu ijuru, kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye narimo ndi hagati yabo. Imana ishaka ko duhuza umutima, abayobozi n'abayoborwa, kugira ngo duhuze umutima dusabe ibyo dushaka bitadushyuhije umutwe. Imana ishoboye byose, uyisabe, noneho uzingingire kandi dushime, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ari mu miryango, bazagira imitima y'ibyo twibwira byose muri Kristo Yesu. Rero ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye cyane gituma umuyobozi usenga udasanga yaremerewe, byamugoye, ari wenyine, asa naho ari wenyine. Iyo bikuremereye byose Imana ukayishima, uguha amahoro ahebuje rwose ari mu miryango. Akarimura turiye mu gukora mu bibazo, tuba tubona anaseka ameze neza. Hari amahoro Imana yaguhaye ahebuje rwose ari mu miryango. Imana izarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira byose muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana ahebuje rwose ari mu miryango. Aho umuntu yatekereza rwose buriya mu rugo, ubona yarakwiye kuba afite ibibazo, ukabona aseka yishimye, kandi afite ibibazo bikomeye. Ariko babihaye Imana, irabizi, irabishoboye, nta kibazo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 18, umusengeshe umwuka uburyo bwose bwo gusenga. Ubu ni uburyo bumwe bwo gusenga bujyanye na season burimo. Ariko hari n'igihe cyo kwinginga cyangwa guhagarara mu cyuho. Hagaze mu cyuho cy'umurimo cyawe uyobora, cy'umuryango wawe, cy'itorero usengeramo, cy'umurimo washinzwe ushinzwe kuyobora. Hagaze mu cyuho, guhagarara mu cyuho ni ukwishyira muri pozisiyo yabo uyobora. Kandi kugira ngo ujye muri pozisiyo yabo uyobora, kugira ngo wingingire abo ngabo, ni uko wabanje kwihana ibyo bakoze, nk'uko Nehemiya yakoze. Nehemiya uramaze kumenya muri Yerusalemu, soma
agira udusomero n'igice cya mbere umurongo wa kane igice cya mbere umurongo wa kane umaze kumva izo mvugo kabonye ikibazo kijya mbere yari ku murongo wa kane maze kumva ibyo nicara hasi ndarira mara iminsi mbabaye cyane mbona kurya nakira kandi kwambaza Imana komeza ngeze kuri gatandatu ngira nti ari uhoraho Mana nyir'ijuru Mana urakomeye ufite igitinyiro kandi ukomeza isezerano wagiranye natwe ndabumvira amabwiriza yawe ndakwinginze undebe njyewe umugaragu wawe kandi utege amatwi wumve gutaka kwanjye isenga ku manywa na nijoro isabira abayisirayeli abagaragu bawe ni kuko ndemera ko twebwe abayisirayeli twagucumuye ndetse nanjye ubwanjye n'abasogokuruza mubizi twagucumuyeho bikabije twanze gukurikiza amabwiriza n'amateka y'ibyemezo wahaye Musa umugaragu wawe ariko wibuke amabwiriza wahaye umugaragu wawe Musa ugira uti nimumpemukira nzabatangiriza mu mahanga ariko nimungarukira mugakurikiza amabwiriza yanjye naho mwaba muri yo gihera mwarajyaniweyo n'iminyago mwarabyonyeweho imiyago nzabakoranyiriza hamwe mbagarura ahantu nzaba nabatoranyirije kugira ngo habe icyicaro cyanjye umuyobozi ni umuntu ujya imbere y'Imana on behalf of abayobozi cyangwa se abahagarariye ari umuryango ari itorero ari igihugu akajya kwihanira niba hari nawe yavuze ibyaha bagukoreye ibyaha twagukoreye nawe yishyiramo rero akavuga ati none tuba abantu none hakibutsa n'amasezerano umuyobozi ni umuntu uzi amasezerano Imana ifitiye igihugu Imana ifitiye umuryango yamara kwihana akibutsa Imana amasezerano noneho Imana ikigarura Imana irigarura kuko nka hariya ubu yavuze ngo niyo mwaratataniye ku mpera z'isi nzabaza aho ngaho ni naho urebye ukuntu igice cya kabiri cya Nehemiya niho Nehemiya yarimo aseruje umwami atangira kwibaza wenyine anisubiza ese hari icyo umuntu utishimye ntabwo yigeze amubwira ntacyo yigeze amubwira umuntu utishimye ati kandi ibi ngibi biterwa n'agahinda umuntu aba afite mu mutima ngatangira kuvuga ati ese ntabwo n'igikubabara kandi iwacu harasenyutse n'umwami aravuga ati hari icyo usaba umwami wenyine aramuze hari icyo usaba nibwo yasenze mu mutima we ambwira ibyo unyemereye nkagenda nkajya gusana inkike z'iwacu n'umurwa w'iwacu umwami aramubwira ati uzagaruka ryari uvuga ngo yamuhaye uruhushya deja uzagaruka ryari icyo gice cya kabiri ushatse yagisoma kandi aramubwira ati se arangije amusaba ibyo yamusabye byose ari ibiti kugira ngo ajye gusana ari uruhushya ari urwandiko rw'inzira kugira ngo azafa amuhe ibiti byose arabimuha niba ageze hirya arabona ngo umwami yabimuhaye kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumwe iyo wegereye Imana ugasenga uri umuyobozi ikiganza cyayo cyiza kikubaho kikagutera feva niba wagira feva ibintu byose birafunga feva ni igikundiro gutera igikundiro naho utakagize igikundiro urabona nk'ubu hano yatangaga abarusiyasi babaye inshuti z'u Rwanda kuva aho twatekerezaga hakavuye amagambo meza ntabwo yahavuye ariko muri bariya niho havuye amagambo ni feva y'Imana ni igikundiro cy'Imana
igikundo cy'Imana nanjye nabyumvise bati murirengagiza ibintu mubibona abamerceneri barajya gukorana na Loni n'ingabo zawe mukabiceceka mwese ntiyagire ubivuga arabibukinga ntuza ntuza conseil de sécurité arabibukinga arababwira ibintu byose batakoze kandi buriya ntabwo numvaga ko aribo bakwiye kuvuga biriya ariko barabivuga kubera feva y'Imana ndakunda kuvuga ngo mu Rwanda bigezweho n'umuntu kandi niko bimeze biriya byose bizahita kuko Imana yacu iri mu ruhande rwacu bisubiremo natwe dusubiremo ubwo buhanuzi ngo busubiremo natwe turasubiremo urabona ngo u Rwanda rugezweho n'umuntu twese amen kandi biriya byose bizahita ni season niyo navuga season hari season y'amashimwe hari season yo guhangana hari yo gutabaza iyo season muri iyo season nk'ingiyi ikomeye ngo Imana atuye mu ntabaza nzagutabara wishyure n'ibikomeye bitawe hari n'igihe cyo gutabaza Imana iyo ubona bose bakuvuyeho gutabaza Imana kandi iyo ntabwo ituvaho Haleluya. amen Amasengesho rero aradukomeza mu bihe duca mu bihe bikomeye amasengesho aradukomeza ubwo twikomereza mu mwami Imana iratwiyegereza ikadukomeza tugaca muri ibyo bihe noneho tukaturemera ubuhamya bushya Haleluya. amen Rero hari igihe cyo gusaba hari igihe cyo guhagarara mu cyuho twinginga hari n'igihe cyo gusaba ubufasha ku Mana gutabaza Imana hari n'igihe cyo guhangana kuko aya masengesho musengesha uburyo bwose musengesha uburyo bwose bwo gusenga gusaba no gusenga kwihana no gusenga kwinginga no gusenga gutabaza no gusenga ariko hari no guhangana rero aho ngaho ni ukuvuga ngo Yakobo wa kabiri igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza 5 adusoma hariya n'intwaro Imana yaduhaye ikomeye cyane kandi utayikoresheje ubu kiba ari igihombo gikomeye Yakobo wa kabiri igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza 5 dusome aranditse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu ko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya ku Mana dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo amen Huwa ibihome ni ibikuta umwanzi yubaka hagati y'abantu hagati y'imiryango hagati y'amoko hagati y'ibihugu hagati y'amatorero ibikuta byubakwa ku bintu bikomeye urabona ubu umunyekongo arahuye n'umunyarwanda mwabonye abarwanira mu ndege ntabwo buriya bari banazi ntabwo buje mu munyarwanda niwe upfa igituzi kiratari ibihome buri nta kindi gishobora kuvanaho biriya bihome ni amasengesho igihome ni ikintu ni igikuta gihagarara cyubatswe ku bikomere ushobora kubibonera mu rugo iyo ubonye umugabo n'umugore bahanganye kubera gukomeretsanya n'ibibazo bahuye
umwana mu cyumba cy'undi akarara mu cyumba ikindi ariko waza wasenga wasabana imbabazi ibihome byamara kwikubita hasi nkaho utaha ugasanga afite akana kitwa Merisire ibihome byaraguye amen ibyo bihome ntibiboneka ntushobora kubibona ntabwo wazana ibidoza ngo bikubite hasi ariko biba biriho uburyo ushobora guhura n'umuntu niba Pastor Emmanuel dufitanye ikibazo twahura ari kumwe na Charity twahura ari kumwe na Charity nkasuhuza Charity Emmanuel nkamwihora simubona kubera igihome hari igihome cyasanze cyageze hejuru nkasuhuza Charity nkamubaza amakuru yo mu rugo umugabo abana akazi nahise wowe n'ibyo nikoni kubera hari igihome gihari ariko twasenga twakwiyunga tugahora rero Imana yatanze izo mbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi kandi izindi mbaraga zikomeye Imana yatanze muri iriya jambo ngo dukubita ibibazo byose abantu bahura nabyo n'ibi bibazo biriho bituma intambara zibaho ni impaka ibintu byose biva mu mpaka ni impaka gusa ugasanga igihugu gifite impaka n'ikindi mu muryango abantu bafitanye impaka mu itorero abantu bafitanye impaka zikazageraho abantu barwana bakagira impaka bageraho bakarwana ariko ngo dukubita hasi impaka ibishyira byose u Rwanda ku mirimo uburyo mu buyobozi rero dufite umuntu wese uyobora muzi ko impaka zitabura ariko uba ufite imbaraga wowe nk'umuyobozi ndetse na buri muntu wese yo gukubita hasi izo mpaka uzabigerageze murebe haje impaka usengere mu mutima uzikubite hasi urebe ukuntu ibintu bicayuka gutya udukubita hasi impaka n'ikintu cy'ikirere kumenya Imana ibyo bibanye kumenya Imana ni bya bitekerezo impaka byo gusenya umurimo byo kubuza itorero gutera imbere byo kubuza umuryango gutera imbere kandi izo mpaka ziba hose kuko umwanzi yanga ko abantu bahuza azi ko iyo abantu bahuje bakora ibintu bikomeye bagakora ibintu byiza bakubaka bagatera imbere ariko azanye impaka ni ukuvuga ngo hajemo opozisiyo rero yijemo ikishobora ni amasengero iyo usenze neza ugakubita iyo opozisiyo hasi iyo wabisengera mu mutima ubona bicaritse udukubita hasi impaka kandi udufata imbere y'intwari ikomeye cyane gufatanira ibitekerezo mu mutima ukagomba kubaka nta kintu gikorwa kitatekereza iyo ikintu cyatekerejwe kikajya gukorwa biracyabaye muri ibi bibazo ariko iyo ufashe icyo gitekerezo mu mutima w'abantu bose ukabigomera kubaha Kristo iyo ubaha Kristo ntibisenya iyo ubaha Kristo ntibitera amahane iyo ubaha Kristo nta bibazo bitera birubaka gusa ni intwaro ikomeye preventive intwaro preventive ubundi nka polisi izareba ibibazo by'abana ariko rero Imana yaduhaye ubushobozi bwo kujya aho ibintu bipangirwa mu bitekerezo by'abantu kugira ngo ubuze umuntu washaka kwiba ye kwiba kubera tubibona muri full gospel umuntu akaza ukavuga ubutumwa akaza n'ubuhamya akuranye no guhimbaza noneho umuntu akavuga ati ndashaka gutambura mumaze kwigisha n'ibitaro kuhebanya no guhimbaza yewe nari naje abo umuntu yije kuduha ubuhamya muri mbere ya muntu yewe yaruse yewe nari naje n'ubundi nari nayogeje neza yuko ndi bumurangize nanjye nkagenda nkibaza atari ku bindi bijyanye ati nakijijwe numvise ntashobora kubikora numvise nanjye ngomba kubaho kandi nawe agomba kubaho
urumva rero imbaraga Imana itanga zigenda zigafata ibitekerezo ibyo yari yapanze byose bibi akabihindura n'imbaraga zikomeye cyane. Haleluya. Amen. Iyo ni intwaro Imana ni muri saison ya prevention umuyobozi wese akwiye gushaka Imana, akwiye gufata gahunda yo gushaka Imana buri munsi, kuko buri munsi uri umuyobozi buri munsi uba ufite kuyobora, ufite kwiyobora uyobowe n'Imana, ufite kuyobora abantu, ufite gufata za decision, ufite nta ubigizemo gahunda ya buri munsi yo gusenga cyane wagira amakosa makeya kandi wayobora neza, kubera yuko hari umugabo umwe nyankunda Martin Luther King yavuga ati umunsi mfite akazi kenshi cyane ngomba gusenga cyane. Ubundi abantu baravuga ngo mfite akazi kenshi nta mwanya mfite wo gusenga, bavuga ngo mfite akazi kenshi cyane ngomba gusenga cyane. Iyo wasenze hari ibintu bijya ku murongo utabishyiremo n'imbaraga ugasanga byakuretse kuko wasenze, kuko wabyeretse Imana, kuko deployinze ingabo zayo zikaza gukora rimwe na rimwe ukaza gukora ibintu gutesheje umwanya ugasanga byakuretse. Rero amasengesho n'imbaraga, amasengesho ni discipline ugomba kugira igihe cyose, ugomba gusenga ubutitsa udasiba muri circonstances zose, baho uri muri komune n'Imana. Yagize kumbaho ndi mu biro ndimo nkora mu bijwi bigiye gusenga, ndasenga gusengera madamu ndasenga yarajyanye n'abana Rwamagana kureba umukecuru rero n'ababiteguye bakiriho niho bakora uriya muhanda wa Rwamagana ikamyo ya Strabag niwe yari atwaye, umuntu aza afite agataro ashaka kwambuka bamukwegera bashaka kujya mu modoka mu ikamyo ya Strabag. Umwana niwe afashe telefone, umwana mutoya afashe telefone abireba arataka telefone igwa hasi, bahamagara ati duhamagaye turimo dukora hasi. Imana hari ubwo ishaka gukorana nawe mu byo ugiye kuwukora, ariko biba bisaba ngo ube uri maso, ube alert, ube maso. Umwana wacu ameze nk'intare izere ishaka kuba yashonshona umurwayi n'abaganga. Rero amasengesho ntabwo ari amasengesho ntabwo ari wose, ni obligation, ni itegeko rwose ku muyobozi ushaka kuyobora neza. Amategeko ntabwo, amasengesho ni ikintu ugomba kubamo ukabikora, ndetse n'umwami wacu uko yabigenjeje muzi ko yarakoraga ariko bikagera igihe akajya gusenga, ntabwo ari uwo n'ubundi yakoraga adasenga, yarasenga ariko yagiye no kujya ku musaraba yarasenze, ndetse asaba n'abantu ngo bamusengere nuko byabagoye. Natwe rero tugomba gusenga kandi tugashishikariza abo dukorana, abo tuyoboye tubashishikariza gusenga, ndetse tukababwira gusengerana kandi natwe tukabasengera.
some muri Yakobo gatanu, Yakobo gatanu cumi na gatandatu, Yakobo rimwe gatanu, rimwe gatanu cumi na mwaturirane ibyaha byanyu yego, kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye. aturira mu byaha byanyu, musabirane, kandi ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Gusenga rero tugomba gusengerana, ufite timu isenga kandi igasengerana. Amahirwe menshi nuko mwagirana ibibazo bikeya, mwaturirana ibyaha buri munsi kugira ngo icyaha kibi cyaturirana mugenzi wawe umusengera, akagusengera nawe ukamusengera. Kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Umwete rero tugomba gusenga dushyizeho umwete kuko hari ibiduhinyuza, hari n'utubuza gusenga, ari ushaka ko tutanasenga tugomba rero gushyiraho umwete. Ujye utekereza cyane ahantu ho gushyiraho umwete. Ushyiraho umwete wo gukora iki n'iki, ushyiraho umwete wo gukora iki n'iki, hari ibiba biguhinyuza, udashyizeho umwete biraguhinyuza ntibishoboke. Bigire umwete wo gusenga no gusengerana no kwaturirana ibyaha kugira ngo dusengerane kandi ngo bigire umumaro mwinshi. Ubundi umuntu w'Imana mbere yo gufata decision yose aba akwiriye gusenga. Ni ikintu rwose tugirwamo inama ko tugomba kubaza Imana kugira ngo gusenga ni ukubaza Imana. Ntabwo ari ugusenga mbagana, ni ugusenga avec pression. Imana ko dushaka gukora iki n'iki urakivuga iki, cyangwa se urashaka ko tuganisha abantu uyobora kugira ngo baganishe ukuri iki muri iki gihe iki n'iki. Umuyobozi mwiza nubaza Imana icyo ishaka ko akora mu buyobozi afite, aho yerekeza abayobora, kugira ngo umenye neza ko ukora ibyo Imana ishaka, kuko ari byo bikwiriye kandi nibyo bikugeza ku nshingano zawe. Kuko niba dukorera Imana n'izi ibyo dushaka. Rero ugira icyo ukora utayibajije ni ukwihombera. Ugomba rero kubaza Imana mu gihe cyose, kuko iyo iba yiteguye kudusubiza no kutuyobora. Rero aratwegeranya, iyo twegereye Imana iratwiyegereza kandi ikatwegeranya, ikava gukorera mu bumwe no mu rukundo, maze ibyo dushatse ibyo turayisabye ikadushobora kubigeraho, bituvanyeho inzitizi zose. Imana rero iraha umugisha kandi dushoboze gusenga, dushoboze kuyegera, dushoboze kuyitabaza, bitwibutsa iteka ko tugomba kuba mu busabane nayo, kandi dushoboze kubikora.